Imana icubahiro. Yes. Hari ibintu bingahe binejeje kugira ngo mbabwire iki kintu soza. Nejejwe n'abantu bavukana bangahe bahagaze aha bararirimba. Kandi ariko nafashijwe bacu. Iyo ari abantu bahagaze aha bararirimba. Buriya ngewe nzi kwanariza ibintu. Ushobora mu kuguma mu gitaramo kikarinda gisoza njewe ntarafashwa. Nkumva igitaramo ntikiratibuka. Kandi iyo cyatibutse ninje muntu wa mbere uzi kumenya amateraniro ahageze. Icyo cy'umwuka yarakimpishe sinzanere ku ibindi. Ariko rero uramanutse ubwiza bw'Imana bururutse. Sinobiyobego. Tibibaho. Ariko barahagaza aha umusore avuze introduction ukuntu abivuze n'ukuntu yabiteguye n'umwuka wabimuhaye. Imana yafashijwe cyane. Byatumye mbafotora kugira ngo iki kintu kigira isomo. Imana ishubahiro. Bwana sifiwe. Nishimye cyane. Ibindi reka mbireke. Kindi njenza ndeba akantu gatoya nkanezerwa nane. Bavuga ijipendo nawe. Ariko uwo muntu yabacu. Sinzogezaga nko ku wa gatandatu ntaramuvuga. Kambe muretse. Ako yavuga ijipendo ndafashwa ba. Kandi ko ndakunda gusonga guma rivuze. Kugira ngo mfashwe. Ko ndamanzamuka cyane. Uwo nawe Imana imuhumugisha. Ako uyu muhungu aracuranze ba. Uyu muhungu urona aracuranze numva neza ko. Navuze ati none iki gisirimba. Umugabo umwe yegeze iri hakurya iwacu. Sente zikiza. Turabyina yumva umuziki mwiza. Twari tugishiramwe diskete. Ngo amare yamanezerwa yaravuye ibubembe. Aranezerwa iri azari starahagera. Yamanezerwa yamavuga ngo niba ngo sente ngo itarica umuntu ino. Ngo muyohereze iwacu. Ako abantu umunezero uratapa. Uko yaravuze ati ukuntu mbaye mbona ihayivuga. Umunezero wo mu rusengero. Ni gute ndambona nta muntu wahwereye. Niba nta muntu irica muyohereze iri yije kwica abantu. Ariko nkunda bene utwo bacu. Je nutwonza umuntu arundi mugabo nawe ati ariko wenda namuzi. Wowe ndanamuzi. Nimje gutya mu rubunga haragakorasi kariko kamufasha muri iyo minsi. Kakamufasha neza akageza hanyuma. Ngo bagere mu rubunga murabizi ko mu rubunga bamburaga inkweto bakazisiga hariya. Noneho baricara kakaririmbo kaza kamufasha. Umukobwa wagateye nyine mu rubunga. Yama babwira ngo nimwe muhagaze. Aya mahaguruka yamabuza wa mukobwa ugiye kuri ngo murebe muhagaze. Ngo gakorasi kari mukumpusha. Yama yambara urukweta arataha ati musigare mukaririmba. Uko jewe mba mpaye njumvira hano. Ninde hano ko murabona hano ninde korasi yo husha hano. Uretse imiguru ko nyine gusa. Abantu baranezerwaga bakanezerwa ukabona. Ariko yeme abantu ni gute batakinezerwa? Ni gute abantu batakinezerwa umunezero w'Imana? Iki ni iki cyatuba. Ni iki gituma abantu batakinezerwa rw'Imana? Muko buretse ntahe. Yamata kugira ngo adapfa. Atagwa mu rubunga. Arundi mugabo nawe bagiye mu ahantu kuri muriza. Hari abagabo bari bagiye kubwiriza bari bazi ijambo ry'Imana. Ko ijambo ry'Imana nigeze aba. Kunaringe gutera haleluya. Kambe nyiretse. Useko numva kano kwa uko kimoso. Kari mwuka za haleluya ko ndazumva. Ako Imana itugarura umunezero. Idukuremwe amaranga mutima itugarura umunezero.
abantu banezererwa Imana. Bibiliya iravuga ngo mujye mwishimira mu Mwami. Nongeye kubabwira ngo mwishime. Uwo mugabo umukutano watangiye kuwa gatanu awujaho ngo amare gushika, sinzi umugabo hagati y'aba mugabo wabwiye niba ari nde muri bari bo mugatanga, arabwiriza uwo mugabo yamabwira ahantu babashiriye agakapo mu nzu ngo basohoke, yamavuga ati numva agakapo ntahe. Kuwa gatanu yamamanuka wa musozi wo kuri Muriza, akazahura n'abandi gabari ko baza ase kutashe, akaza yamabihora, akaza yamabwira ngo nimundeke ngiri numvise nindi komeza uko yamata kuwa gatanu umukutano utangiye, yamya aryumva arasara, ariko ye umve. Arundi mugabo nagaza mbona we yagaza afashwa gucye mu ikanisa, akamaja guhwera gutya ku cyumweru, kandi murabi abagabo ntibagaza baragira, azagaragira abana kamanezerwa kaja gupfa mugabo basegeke, akamatora inkona kamaje kuragira, ndapfira muno nabibonye, ndapfira muno. Munsi yanezerewe nanje nari impara uwo munsi, kandi umuntu wari kubwiriza yari kwabwiriza nka Yobu, yari kwavuga ibintu bya Yobu nyine ukuntu yari afite inani, arabwiriza ngo ageraho uwo mugabo twari twicaranye, yari yambaye ikoti, murabiza amakoti ya kera yagazagira ibipesu bikavana bikika, apana ibi bibiri yagaza bivaha, yamya nezerwa, twari turi kumwe ku ntebe gutya, yamafata akazagira gutya gusa, azamona gusa igipesu waciye gutya kagazajama gikubita ku mabati hejuru, ikindi kikamagira gutya, yamasigara gutyo gutyo, ako ye nezero. Uko naba bagore bari mu kunezerwa mwebwe, uko ari umunezero mwamubona hano, muri mukona abasore bari banezerwa abangaba, ariko kandi mpamba tunga intoki simwebwe ko ndavuga hirya no hino. Imana tugarura umunezero, ishimo mfite bikesha amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe. Ariko aratubwirije uyu mukobwa, atubwirije nyine mu gihe kigoye kubwiriza, nyine mu gitaramo kirimo abasore bangana gutya muri aya masaha biragoye, ariko atubwiye Yesu wazutse. Imana imuhumugisha cyane, Imana imuhereza umugisha, kuko n'abakobwa bake muri kino gihe ashobora kuvuga muzuko wa Yesu, biragoye kandi biraremereye, biba binateye n'ubwoba guhagarara ngaho ku gatuti, none na kamera zihari, hariho abantu bashobora kumukota akavuga uburyo Yesu yazutse. Hari ibintu byahuriranye ari byinshi, ariko byose bigana ku Mana. Ibyo byose Imana irabizi mu mitima ko byuzuye, ariko ngiye kubabwira ikintu kimwe umwuka yambwiye tumaze kuva hano mu kanya, kandi burya nagiye nezerewe, numva umunezero urinjiye, numva umunezero uratse. Iyo umunezero watse inzangira ihishurirwa rikomeye. Ikintu ngiye kubabwira gusa ni kigufi kugira ngo soze akuru maze guhabwa ubunyanya, ngo nuko imva ya Yesu irangaye. Amakuru maze kumenya ubunyine mu mwanya nko masa 3, menya amakuru ko imva ya Yesu iri mu busa. Imana icubahiro. Yes. Noneho hari imbaraga n'ukuri kuriya bariya abagore ngiye kuvugaho bukeya n'abandi bake kugira ngo nsoze. Uku ni igitangaza gikomeye, natekereje ndibaza ngo ese iyo Yesu atazuka nkuko yabivuze uriya mwana
iyo Yesu atazuka uko tuba turi mu gitaramo, mbona ikinyejana tuba turimo, mbona n'ahantu tuba turi, ndabyibaza ndatangara. Ni ukuri umutima urambwira umpamiriza neza kuko imva ya Yesu Kristo iri mu busa. Yesu yarazutse. Yesu utarigeze umenya icyaha, yambaye ishusho y'icyaha. Yesu utigeze amenya icyaha, yambaye ishusho y'icyaha. Je munyabyaha wagomeye Imana mabw'imbabazi. Je munyabyaha wagomeye Imana mabw'imbabazi. Yesu amenya icyaha, yambaye ishusho y'icyaha. Je munyabyaha wagomeye Imana mabw'imbabazi. Je munyabyaha wagomeye Imana mabw'imbabazi. Yesu utigeze amenya icyaha, yambaye ishusho y'icyaha. Je munyabyaha wagomeye Imana mabw'imbabazi. Imbaraga z'Imana Imana yakoze muri Kristo Yesu, ahimbazwa umwami Yesu. Dole eloso Yesu utarigeze icyaha, yambaye ishusho y'icyaha. Je munyabyaha wagomeye Imana mabw'imbabazi. Je munyabyaha wari wagize gute? Wagomeye Imana. Aho niho ngiye kuvuga asimbazwa Yesu. Ahimbazwa Yesu. Nahimbazwa Yesu. Duhimana icyubahiro cyawe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana nishimwe. Imana nihimbazwa. Hallelujah. Imana ishimwe yazuye Yesu. Amen. Alilozema. Turataramye. Yesu utarigeze amenya icyaha, yambaye ishusho y'icyaha. Je munyabyaha wagomeye Imana mabw'imbabazi. Je munyabyaha wagomeye Imana mabw'imbabazi. Yesu utigeze amenya icyaha, ishusho y'icyaha. Je munyabyaha wagomeye Imana mabw'imbabazi. Je munyabyaha wagomeye Imana mabw'imbabazi. Je munyabyaha wagomeye Imana mabw'imbabazi. Yesu shimwa ko wampishije. Yesu shimwa ko wampishije. Yesu nshuti yanjye ushimwe, wowe wampinduye umwana w'isezerano. Yesu nshuti yanjye ushimwe, wowe wampinduye umwana w'isezerano. Yesu nshuti yanjye ushimwe, wowe wampinduye umwana. Yesu nshuti yanjye ushimwe.
noneho satani amaze gushuka umuntu, mwumve ico yamukoreye. Umunsi yamushutse, umuntu akemera ico satani amubwiye, satani ibintu yari yapanze gukorera byahise bigerwaho. Icyo yashakaga kumukoresha ni kimwe, n'icyaha, kugira ngo ubusabane bw'umuntu n'Imana n'urukundo Imana ifitanye n'umuntu bishire. Hanyuma kuko Imana, satani yari ibizi icyo Imana yabwiye umuntu. Imana yari yabwiye umuntu, iramubwira ngo iki giti ni mukirya no gupfa ngo muzagira gute, muzapfa. Kumvikane. Noneho umuntu agira gute, umuntu satani imukoroganisha n'Imana. Imaze kumukoroganisha n'Imana, buriya nkubwiye, satani ikindi izi gukorera cyambere kugira ngo ibintu byawe bigire ni ukukwangisha, ni ukugukoroganisha n'Imana. Izi gukoresha gusa icyaha kugira ngo ukorogane n'Imana. Umuntu iyo yakoroganye n'Imana ntibishoboka ko ushobora kunezeza Imana. Mwumva icyo satani yari yateguye gikomeye. Satani yari yateguye cya kindi Imana yabwiye umuntu ngo no gupfa muzapfa. Satani yari ibizi ko ikuzimu ari we. Satani ifata umuntu imukoresha icyaha, urupfu ruba rurinjiye, umuntu abagiye kuzimu. Imbaraga rero Imana ishimwe yakoresheje kugira ngo ituzure bizageze ku muzuko wa Yesu Kristo. Imana ihimbazwe kuko Pawulo yarabivuze, yaravuze ngo twapfanye nawe ngo tuzukana nawe, ngo kandi ubu ngo tutukiri ahubwo ngo turi mu ijuru mu buryo bw'Imana, mu buryo bwo mu mwuka. Noneho izo mbaraga n'imbaraga abagabo n'abagore bari muri iki gitabo bagiye bahishurirwa zikomeye ziteye, bagenda bahishurirwa ko Yesu Kristo azapfa akazuka, imva yiwe igasigara mu busa. Muva mbabwire, kwizera umuzuko, ukizera ko mu butaka umuntu bamaze guhamba, amaze kuja mu butaka akabora, kugira ngo byizere kuko ashobora kuvayo, ni ibintu bisize ubwenge n'amaso n'umutima n'ubwonko. Noneho impamvu za Bibiliya rero, duhe Imana icyubahiro. Impamvu za Bibiliya abizeye umwami Yesu kuva kera kose bagendaga babona ko imva ya Yesu irangaye. Nguvuza mauti na zambi, Yesu alizishinda, mshindaji mwenye mamlaka yote. Nguvu za mauti na zambi, Yesu alizishinda. Bibiliya yambwiye, maze kubisoma mukanya, yambwiye ngo Ibrahimu sokuruza ukwizera, ngo Imana yari imaze kumubwira ngo uje kujana umwana wiwe kumwica. Kandi satani yari yarafashe urupfu, abantu bose bapfuye, ikavuga ngo abangaba ndabifatiye n'abanje. Ariko Imana yarateguye, ahimbazwe Yesu. Sezerano ry'Imana Ibrahimu araryuzuza kubw'imbaraga z'ijuru, aragenda natangaye nahasomye
nasomye hariya mu itangiriro ngo mane soma no mu Baheburayo ndeba ukuntu Ibrahimu yizeye mu Baheburayo hambwiye ngo Ibrahimu ngo yiringiye ngo yibwiye kwibwira ngo yibwiye yuko Imana ngo ibasha no kumuzura ngo akagarurwa nk'uzutse. Mwumva ico bisobanura rero, bisobanura murebe Ibrahimu cyo kuri Ibrahimu no kuri Yesu ibihumbi n'ibihumbagiza, ariko Ibrahimu yizera ko ahimbazwe Yesu. Isaka arapfa ariko ejo tuzasanga imva yiwe irangaye. Duhe Imana icubahiro. Haleluya. Agenda yamaramaje kumwica, aramaramaza, buriya yizeye 150%. Yanabivuze uriya mwana yavuze ngo yiringiye bitari kubiringirwa, ngo bituma umwana wiwe ngo amugarururwa nk'uzutse, kandi yari atarabona umuzuko, yari ataramenya ibizabaho mu kuzuka. Imana ishimwe kuko Ibrahimu Imana yanesheje muri we agahabwa isezerano rikomeye. Yosefu yaravuze ngo duhe Imana icubahiro. Yarabibonye hari kizabaho amagufwa yiwe, amagufwa ye aravuga ngo ntimukayasiga ino ngo muzayajane ntimukayasiga ino. Kurya ngo yari yibwiye kuko Yosefu wabo imva yiwe umunsi izarangara. Ahimbazwe Yesu. N'abandi bose bazagira gute? Bazazuka. Imana ihimbazwe kuko munsi Yesu apfa abantu bararize, abandi baraceceka, abandi baraganya. Imana ihimbazwe kuko isaha yari igeze ikomeye iteye agahinda ngo habaye nahimbazwe Yesu. Ni kwa siku tatu Yesu, ni kwa siku tatu Yesu. Haleluya. Nahimbazwe Yesu. Haleluya. Turashima Imana yazuye Yesu. Imva yiwe irarangaye n'uyu munsi. Tutabitinzeho, imva ya Yesu irarangaye. Umutima wambwiye ngo ngomba kuba umukristo kubera ko ibihamya birahari. Hari wabahamya urupfu rwa Yesu, nibo barugurutse mumva Yesu ngo yamaraga kuzuka mumva, hanyuma yagiye mw'ijuru tuzanezerwa cyane. Amarira zaba mw'ijuru we uzanezerwa cyane. Noneho duhe Imana icubahiro. Haleluya. Nampenda Yesu wa Galilaya, alitenda makuu moyoni mwangu. Ya kwanza alinisamehe, ya pili, ya tatu. Iyo ndirimbo ko ndabona kwibaho. Reka mbabwira amakuru. Yesu bamufata, Yesu nzaricisho nzabwiriza niba simpambimenye umunsi, ahimbazwe Yesu. Ariko mwebwe muzabumva iyo none ngo Yesu Kristo mureke mbabwire, ntimuzi ko Yesu yabanaga n'abigishwa be si 12 umwe wa kerere yavuyemo, si wo mugambaniye. Abageze ku musaraba ni bangahe? Ni bande abigishwa mu bigishwa 11 bageze ku musaraba, umwe we yari yamugambaniye. Ni bangahe bagezeyo ku musaraba neza, bagera neza aho neza, yari yambaye ubusa neza? Ni bande bagezeyo? Bande
Petero ntiyigeze agerayo, Yohana wenyine gusa. Ese abandi bari bagiye kandi yabanaga nabo umunsi ku munsi. Mwumva amakuru, yabanaga nabo umunsi ku munsi, nibo babonaga ibitangaza, imigati ituburwa n'ibindi n'ibitana bakira. Umuntu wagazu Yesu wagazu hagarara gutya agahagarika amazi n'umuraba akavuga ngo tetwa, bakabibona umunsi raza razuka, bari bahari, barabibonye baratanga. Uriya mwana wo kwa Yayiro, Yesu ndinjiranye n'abigishwa batatu, abandi basigaye hanze yinjirana na batatu ngo yinjiremwo, kandi yamavuga ngo ndinjirana na runaka. Ariko Yesu timuzi ko arabigishwa batatu yazamukanye nabo ku musozi ahimbazwe, abaje ku musozi wa Elayono ngo bashike batarama igitaramo, ngo bamare bonyine ubwabo bibonera Mose nande na Eliya, kandi ngo bamare batangira kuganira amakuru za muri Imana ishubahiro. Haleluya. Kandi ayo makuru arayumva, kandi ayo makuru bavugaga Mose na Eliya bavugiraga Yesu, bavuganaga ngo na makuru yo kuzuka kwe. Ba Petero bagiye bavuga ayo makuru, ariko Yesu arababwira ngo muceceke. Ariko igihe kige ahimbazwe Yesu, igihe kigeze rero abantu bageze ku musaraba, ukuntu bamufashe. Petero we yamye agarukira hafi gutya, nawe yihaye kakanyabugabo ngo agire gutya neza, bamudorongeje neza, bamushizemwo neza. Bamavuga ngo kandi ngo uyu nguyu yamahakana inshuro zitatu, yamagira atyo. Ibya Yesu birakomeye neza kugeza ku musaraba. Abantu bagezeyo ni Yohana wenyine. Byari byoroshe, byari ibintu bikomeye, biteye agahinda, biteye ubwoba. Amaze Yesu ngo agire gute? Yesu ngo amare arabambwa. Munsi yabambwe yaje gupfa ku masaha 3, ubundi bari bateganyije kuko azapfa nyuma y'iminsi 3 kugeza kuri 7 kugira ngo azapfa urupfu rw'imbwa, kuko ico gitegeko ryavugaga kuko umuntu ufuye nyuma y'iminsi 3 kugeza kuri 7 yagombaga guhirikirirwa mu mworera. Niryo tegeko ryicwaga abantu bafire ku musaraba. Yapfaga ku minsi 3 cyangwa kuri 7 kuko yarabambwaga gutya agagoma aho ngaho. Yesu Kristo we yapfuye mu minsi mu masaha 3. Nico cyatumye wa mugabo aza kuhaka umurambo wiwe ngo aje kumushingura mu mva yiwe. Harya ninde harya? Yosefu. Nahimbazwe. Ngo amamare mbabaze ikindi kibazo kimwe. Yesu Kristo amaze gupfa, amaze kuja mu mva, ni bande bigishwa? Haraho mwigeze mwumva amateraniro? Haraho ikanisa ryagasuye kubaho? Nukuvuga ngo misiyo yari gize gute? Bose bari bazutse. Satani mwumva ko yavuze umunsi umwe? Satani yaravuze ngo uyu munsi urancitse, ariko ndaguteza undi munsi umwe. Timuzi ko mubaje ibibazo bingahe? Amubaza amubwira ibyanditswe, Yesu amutsindisha ibyanditswe, yamubwira ngo ndaguteze, hari umunsi nguteze. Ariko Yesu nawe umunsi baza kumureba abantu yaravuze ngo umutware w'abiyisi ngo ahimbazwe Yesu. Iki si ngo nzirehera. Yesu Kristo rero amaze kugira gute? Ruba rurarangiye, biracecetse. Mwumve rero icaje kuba nyuma. Noneho ngo abagore, buriya bare abagore nabisomye mu kanya, hari ukuntu nagaza mjumva, ariko nabundi bigishwa ba Yesu bagiye kureba Yesu, bagiye kusura imva ya Yesu, bafite agahinda gateye ubwoba. Nta munezero bari bafite, nta n'ibyiringiro bindi bari bafite ngo wenda barasanga yazutse, ariko bagiye bafite umwabaro mu mutima, ngo bagenda bagiye kureba imva ya Yesu ngo bahagere. Nico gihe bahuye na marayika, ngo bahure na marayika. Rero nariko nsoma muri Luka, we yavuze ko araba marayika 2 ngo binjiye mu mva, basanga umwe hepfo ndi haruguru, ngo basanga imyenda yari muhambiriye mu mutwe, gitambaro cyacu muhambiriye mu mutwe, ngo nindi mwenda yari yambaye. Noneho les amali la côté boucher de l'écor ali les conde bande la casque, ngo amare Yesu Kristo w'i Nazareti. Babagore marayika yarababwiye, ariko nanone ubwoba ntibwashira, ubwoba ntibwashira. Barabibabwira ariko nanone ubwoba ntibwashira. Ngo bagenda basa naho ngo bari kubavuga ngo ni gute tutamwiboneye, ni gute tutamwiboneye. Arashobora
ngo barirukanka rero baragenda ngo babwira Petero na Yohana ngo bamaze kubabwira nabo birukanka baragenda ngo bamare gushika ngo nabo nta muntu urimo nabo ngo baraza nabo ngo baravuga ngo ariko ngo baza kubonekerwa na Yesu babagore baza kubona baramubona ngo bamare kumubona rero Yesu arababwira rero arababwira ngo ubu ngubu bya bindi sibirya ngo mugende mubwire intumwa n'abandi bose mabwire tuje Galilaya ngo nazutse sinkiri mumva ubu ibintu byarangiye imva ya Yesu ubu ni nzima imva ya Yesu irarangaye mureke mbabwire mushindaji aliyeshinda yarazutse imva ya Yesu irarangaye mukomere muri Kristo Yesu mureke kugira ibibazo bikomeye Yesu niwe we yaje ashaka imva ya Yesu irarangaye abantu bagomba kumwizera bakamwiringira iteka ryose kuko Yesu ni muzima mureke mbabwire impamvu Yesu imva yibirangaye nuko abandi bantu bose bapfuye habe nabazutse wa munsi azuka habe nabo yazuye bose bongeye barapfa ariko kugeza uyu munsi wa none insinzi yacu y'umusaraba igorigota nuko Yesu yazutse turashima Imana ko Yesu yazutse Hallelujah. turashima Imana ko Yesu yazutse zamuri Imana cyubahiro cyane Yesu yarazutse imva yigize gute imva yirarangaye abandi bose baracagize ayo niyo makuru mazima ayo niyo makuru agezweho ayo niyo makuru adutuma dushima Imana akaduha imbaraga yabisomye mwene data hariya yavuze ngo intumwa ngo zahoraga zamamaza gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo buriya nta kindi haraho Petero amaze Petero amaze kwishurirwa ko Yesu Kristo yazutse yarabivuze ngo Imana ngo ntigeze ishima ko aheranwa n'urupfu ngo ahubwo yaramuzuye zamuri Imana cyubahiro Imana ibaha umugisha nayo makuru nashaka kubabwira mumenye gusa ko Yesu yagize gute Yesu yazutse kandi imva yiwe irarangaye ndashima Imana rero ko mubaza ayo makuru nanje ndimo nanezerewe maze kumenya ko Yesu imva yiwe itakiri irangaye ndatangara mbe mbabwire abadayimoni n'abarozi n'abapfumu tibashobora kuzura umuntu wapfuye ariko turashima Imana yatanze izo mbaraga turashima Imana niyo mpamvu yageze kwa Marita aravuga ngo ahimbazwe Yesu zamuri Imana aravuga ngo nije kuzuka n'ubugingo ngo nyizera nubwo yabarapfuye ngo azogera kandi abeho izo mbaraga rero nayo makuru rero hari Yesu imva yiwe ntikiri iri mu busa nabaza bayisura hariya ntekereza ko ayo makuru batazabana yamenya cyane tubishurwa mu mwuka turashima Imana ko imva Yesu irangaye Yesu yaratsinze Yesu yarazutse yagiye mu ijuru kandi Yesu ni muzima Yesu ni muzima muri twe adutungishije imbabazi ni uturindira ubugingo niwe murengezi gumana nanjye mutabazi tuje kuronda gukeneye nibura abandi bo kumfasha mwami tugumane Yesu tigeze amenya icyaha yambaye ishusho y'icyaha je munyabyaha wagombeye Imana magumbabazi je munyabyaha wagombeye Imana magumbabazi wewe je munyabyaha wagombeye Imana magumbabazi jewe je munyabyaha Imana magumbabazi aho niho nshaka Yesu we sinako wakijije sinako wakijije Yesu we
Yesu we Yesu we Yesu nakoa kijije Yesu we Yesu we Yesu nakoa kijije Yesu we Yesu we Yesu nakoa kijije Yesu we Yesu we Yesu kijije Yesu we Yesu we kubera ko Yesu ari muzima ashobora guhindura ibintu byawe bizima kubera ko Yesu ari muzima ubwiye he ubanza ugaruka kubera ko Yesu ari muzima ashobora kuguhindura muzima kubera ko Yesu ari muzima yaduhinduranye bazima nawe duhimana icubahiro shambo ole kasipa ya sangaya angolele bori ya somera ngwino nawe kora kora Yesu we chagihe twaraha mwabonye ko twaminjagiye amaraso umutima wambwiye urambwira ngo iki kintu kigomba kubaho ngo mari kugera hariya mbona message za muri manishoye mbona message ariko Yesu ni mwiza bacu ako twe tuvuga Yesu Pawulo yaravuze ngo nukuri ngo intoki zacu zamwikoreho ngo kandi ngo n'amaso yacu yaramubonye amaso y'umwuka so tubona Yesu ngo yamuduhaye ngo izaburite kumuduha ibindi byose haleluya tutaramye hano kusa ku mpamvu imwe nuko Yesu atakiri mumva duhe Imana icubahiro cyane Yesu yara duhe Imana icubahiro cyane shalom angolo basambaye kambaya angolelo basa mukura amaso ku bintu turebesha amaso y'umubiri muzane muzuminga ibintu murebesha amaso y'umwuka murebe ico Yesu yadukoreye za muri Imana icubahiro
zamura amaboko yawe yombi, zamura amaboko yawe yombi. Urufuru babaza n'igikombe gisharira, babaza kombe gisharira, bisori ijuje kamenya icyaha ishusho y'icyaha, wamamaye Imana wamamaye Imana. Reka dusenge kugira ngo nabavuge kandi batwinjize mu mwanya wo gukesha. Iki giterane gifite imbaraga zikomeye. Akoteye indirimbo burya neza wa. Ari la forme l'angre. Abawe bose ubapfunyitse mu kiganza cyawe, kubakuramo aba mu byago cyangwa mu makuba, abawe bose ubapfunyitse mu kiganza cyawe. abantu amaso bahishurirwa bamenye ukuri kose kw'Imana aho gukubiye. Ukuri kw'Imana gukubiye muri Kristo wazutse muri. Amen. Izo mbaraga rero zishobora gukiza ibyawe muri iri joro dutarame. Icampa ngo muri iri joro umutima wawe ukira n'ibyawe bikira, kubera gusa ko Yesu ari muzima. Niba Yesu ari muzima, abasha nawe kukugira muzima. Bibiri iravuga ngo nkuko yababajwe no kugaragaza ubwe, ngo abasha no gutabara abagaragazwa bose. Uyu mugoroba cyangwa iri joro k'igitondo, Imana itabare igukize none aha ngaha. Ni tujemezanya n'umwuka ko Yesu Kristo atakiri mumva.
akaba yarazutse akaba ari muzima kandi akaba atagipfuye, ashobora gukiza ibyawe nawe bikazuka, nawe akakuzura, ugataramana n'abera mu buryo bw'umwuka, ukinjira mu masezerano y'Imana. Umutima uraririmba ko nabowe rwose egereye umwami Yesu, ndirimba umunezero. Umwami Yesu, ndirimba sikivumika ntiwikimenyetso n'igitonyanga cy'amaraso z'ibinenge, uko nahoze siko ndi kandi uzuzi yindi nambaye ibyera ubura izirato zaje niwe tuganatwe ngambiranye maze mu mutima n'amahoro. ibyawe nzabivuga Igisenyi kwa gatandatu, ndabizi ko tuzaba turi kumwe, hari icyo nzavuga. Duhe Imana icubahiro, nahimbazwe Yesu. Turifuza ko Imana yogira icyo gukorera muri iki giterane cyateguwe n'itorero. Imana ubu nyine yogufasha ubu nyine hakagira igikoreka ku buzima bwawe. Zamura amaboko. Ahimbazwe Yesu. Hallelujah. Nahimbazwe Yesu. Zamura Yesu. Mangucuranga, uzamura amaboko.
ikintu kintangaje nuko hari abasore hano Imana igiye gukiza. Duhimana ishubahiro. Bina safale gab. Tamila kota de safale barda. Ese murizeye yeme? Cyane. Murabyizeye? Turabyizeye. Amatoko y'igiterane. Natokeye. Uko tubona abantu basanga umwami Yesu. Bakaba bakozi b'Imana nabo muri ubugingo. Za muri Imana. Ariko ushaka umukozi w'Imana umwe muri aba baraha umubwire kugira ngo utahure muzima. Kuko yari muzima nawe kuba muzima kandi n'ibyacu bikaba bizi. Nahimbazwe Yesu. Wereza bene data umwanya baze kutwinjiza mu mwanya wo kuhukesha. Za muri Imana icyubahiro cyane. Di son vengane teleban. Kaini lam. Turanga iminota 2 gusa. Jume hotanga membas. Megira dusenga Imana. Koraho sha.
uno mwuka ntayandi makuru uwumva ko yoza akihana nguyu yapfukamye hano uze umwongorere ahasigaye Yesu akwakire murakoze turanga Bwana mu izina ryawe Yesu imbaraga zawe ngwino ma ngwino ma mu izina ryawe Yesu ma mu izina ryawe Yesu ma mu izina ryawe Yesu ma Bwana yakwizerwa Bwana ngwino wiyerekana mu izina ryawe Yesu urakoze ma amahoro yawe n'ubwiza bwawe biganze ma mu izina ryawe Yesu none urarengeye cyubahiro ni cyawe none urarengeye amahoro yawe ma mu izina ryawe Yesu urakoze ma ukoze ku mitima abera bose ma batarakumenya ma nibaza bakumenya ma maze satani afata ubusa mu izina ryawe Yesu imbaraga zawe zikomeye urakoze ma imbaraga zawe ziganze none n'iteka ryose mu izina rya Yesu mu izina ryawe Yesu mu izina ryawe Yesu mu izina ryawe ndagushimiye kuko wumvise gusenga kwacu no gutaka kwacu Asante Yesu. ushimwe kukoze ku mitima y'abantu kandi ukabukemuye ibibazo bya bamwe benshi kubera kuri muzima natwe turi bazima niba uri muzima imibiri yacu igomba kuba mizima niba barazutse imva yawe ikabirangaye tugomba kubaho mu mbaraga z'umwuka